ndetse yo kwana muri kano kanya twese turakwakiriye turabashuje mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha kandi nikomeze bishimire. meze neza Turashima Imana. ndabona ukeye Ni Yesu ntabwo ari njyewe. reka tugusaba usuza dutiza amatwi muri kano kanya. Yego bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi bacu aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi zitandukanye, turabashuje kandi turabahobeye kandi tubifurije umugisha w'Imana muri iki gitondo. Nimugire umugisha w'Imana kandi kubana no gufashwa n'umwuka wera n'Imana Data, kubana no gufashwa n'Imana Data, Umwana n'Umwuka wera bibane namwe ibihe byose. Amen. Urakoze cyane inshuti y'abavandimwe muduteze amatwi muri kano kanya n'iyi Faransa nayo tugiye kubana nawe. Reka mbasaba kugira ngo mubane natwe mu kiganiro dutangirane kandi tugezanye ku musozo, tuze guhabwa ingororano z'abitabiriye ijambo ry'Imana. Ni Ben muri kuvugana kuri mikoro, nishimiye kubana namwe. Reka dusabe François noneho asenga Imana, namara gusenga Imana atugezeho ubutumwa bwose bw'Imana umuhaye. Reka François. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye ko uyu munsi nawo wawongeye ku minsi tumaze. Iyi tariki tukaba twongeye kuyibona, ni ukuri ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Uyu mwanya rero tugucira bugufi ngo ntushyirwe hejuru, kandi tugushimiye ko wongeye no kutwemera ko tugera hano hantu. Ni ukuri biba bigoye kandi intambara ziba ari nyinshi zituma tudatambuka, ariko wakoze uko watwemereye tukaba twatambutse, tukaba twahageze. Ni ukuri ubihererwa icyubahiro. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ijambo ryawe, turakwinginze ngo wururuke abe ari wowe wivugira ntaba ari twebwe. Duhagaze mu butware bwawe, duhagaritse imbaraga mbi z'umwanzi zose, gukora k'umwanzi kose, kandi nyaguhora ku ngoma wururuke abe ari wowe ubana natwe, turengere muri byose. Tugiye kuba igikoresho bamikorero ngaho urangurura, ibiduhiga n'ubihiga kandi biturwanye n'ubirwanye. Urakoze uko mvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze mwebwe mwese muduteze amatwi kandi mudukurikiye. Ndabinginze guha akanya mu nyemerere kandi muntize amatwi, mwumve icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe mwaka kanya. Wowe ukurikiye Umusaraba TV, ukurikiye Ibyizerwa TV, ukurikiye Ishimwe ry'Imana TV, Umurwa w'Abera TV, mwebwe mwese turabakunda kandi nawe mwizera ko mudukunda. Reka rero dutangire n'ijambo ry'Imana tugiye gusanga. Turagufasha, uremerera, turakwifashisha udusomere ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cyawo cya 15, urahera ku murongo wa mbere. Kadusome mu izina rya Yesu. Matayo 15, kaduhere ku murongo waho wa mbere. Yesu ahinyura imyigishirize y'abafarisayo. Hanyuma Yesu ngo ahinyura imyigishirize y'abafarisayo. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramubaza bati, ngo nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baza aho ari, baramubaza bati, niki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera? ngo niki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera? Ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya. Ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya. Nawe arababaza ati, hanyuma Yesu nawe arababaza ati, namwe niki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Arabaza ati, namwe niki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti, kuko Imana yaravuze iti, wubahe so na nyoko. Wubahe so na nyoko. Kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Kandi ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ngo icyo najyaga kugufashisha nti nagituye Imana. Umeze atyo ntahatwa
kubaha se cyangwa nyina. umuntu umeze atyo ntabwo ahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa. Mukomeze imigenzo yanyu. Nimukomeze imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo iba kure yanjye. Bansengera ubusa. Bansengera ubusa. Kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Kuko inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu ntabwo ari yaye mategeko y'Imana. Ahamagara abantu arababwira ati. Hanyuma Yesu ahamagara abantu arababwira ati. Nimwumve musobanukirwe. Nimwumve neza kandi musobanukirwe. Ikijya mu kanwa si cyo gihumanya. Ikintu cyose kijya mu kanwa ntabwo ari cyo gihumanya umuntu. Ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Ahubwo ikivuye mu kanwa k'umuntu nicyo kimuhumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati. Maze abigishwa be ba Yesu baramwegera baramubaza bati. Uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo. Uzi ukuntu abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo. Arabasubiza ati. Hanyuma Yesu arabasubiza ati. Igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Nimubareke nabarandata impumyi kandi nabo bahumye. Nimubareke abangaba nabarandata impumyi kandi nabo ubwabo ni impumyi. Ariko impumyi irandase indi zombi zigwa mu mwobo. Ariko impumyi yo irandase indi mpumyi zose zigwa mu mwobo. Dukomeze. Nushaka rekera aho ngaho. Amen. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha kandi nikomeze ibishimire. Twumvise amagambo akomeye kandi aya magambo arimo ubwenge ku muntu wasogongeye kandi akanywa ku byiza by'Imana. Reka aya magambo ntabwo ndi buyavugeho cyane ariko ndayavugaho gatoya. Ndabwira mwebwe mwese bafarisayo, mwebwe mwese abigisha amategeko, mwebwe mwese mwitwa ko mukora umurimo w'Imana ariko mw'iyi minsi mwawangije mu buryo ubu ngubu twumvise. Uyu munsi wa none ntago mukibuza abantu gukora icyaha mukoresheje ijambo ry'Imana. Ahubwo mwafashe ibyanditswe mubihindura mukurikije inyungu zanyu, mukurikije ibyo mushaka kugeraho. Ariko Yesu arababwira ngo haranditswe ngo umuntu wese utuka se cyangwa nyina arabihanirwa. Ariko mwebwe muravuga ngo umuntu wese ngo utuka se cyangwa nyina, ngo umuntu wese wanga kugirira neza se cyangwa nyina ngo agatanga ituro ngo ntago ngo abakoze neza. Oya, mbere yuko tugira icyo tubanza gukora hirya no hino, tubanze duhere mu rugo iwacu, tubanze duhere mu miryango yacu, tubanze duhere ku baturanyi dufite, turebe niba nta kibazo bafite. Kuko abangaba nibo bazi uko tubayeho, abangaba nibo tubana buri munsi, kandi abangaba nibo tugomba gukoreraho, nibo tugomba kugaragariza ko dukiranuka koko. Aba nibo tugomba kubanza kwerera imbuto kurusha uko tujya kuzerera abandi. Abangaba nibo tubanza gukorera buri kimwe cyose kurusha uko tujya kugikorera kure y'abandi. Ariko Yesu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nta mpumyi ibasha kurandata indi. Mwarahumye, none namwe muyoboye impumyi. Ese izi mpumyi zombi ziragera hehe?
mwahumye ku buryo bw'umwuka kubera yuko mutari gukora ibyo data ashaka. Ntabwo mukiyobowe n'ijambo ry'Imana, ahubwo muyobowe n'inyigisho zanyu, muyobowe n'amarari yanyu, muyobowe n'ubutunzi bw'isi. Bamwe murafata iby'Imana mukabivanga n'ibya Satani. Satani afite umwuka arimo akoresha uvuye ikuzimu, agakurura abantu ngo baze abahe ibyo bashaka kandi babivuge mu izina rya Yesu. Babivuge mu izina rya Yesu, mukore mu izina rya Yesu. Ariko aba bantu murababwirwa n'iki? Murabwirwa n'iki? Icyo nicyo nje kubabwira kugira ngo mubashe gusobanukirwa abantu bari gukora batyo, abantu bari gukoreshwa na Satani, abantu bari mu mwuka wa Satani. Umwuka gisatani uradutse cyane, uragwiriye mu bantu b'Imana. Imana yo mu ijuru nibagirire neza, kandi ndagira ngo ngusobanurire ikizakubwira aba bantu. Uyu muntu ufite uyu mwuka, icya mbere ntabwo azakoresha ijambo ry'Imana cyane, kandi iri jambo niryo ririmo buri kimwe cyose. Iri jambo niryo ririmo umugati wo kurya, iri jambo niryo ririmo amazi yo kunywa, iri jambo ririmo icyo kwambara, iri jambo ririmo gukira kw'indwara, iri jambo ririmo viza, iri jambo ririmo ibijyanye n'ibyo ushaka byose. Rero uyu munsi wa none muraharaniye kumva ngo abantu babwire viza, kandi viza ntazihari. Icyo usabwa wowe, dore viza n'uyiwishaka, dore irimo hano mu iri jambo niho hari viza. Urashaka abantu bakubwira imodoka, kandi imodoka ntayihari. Uyu munsi umuntu uzakubwira ngo Imana iguhaye imodoka atakubwiye ku ijambo ry'Imana, ntayizaba ihari. Umuntu uzaguha kubwira ngo Imana iguhaye viza, kandi atabanje kubwira ngo ca bugufi wihane, oya, ntabihari. Umuntu uzakubwira ngo Imana ngo iguhaye inzu muri Kigali, ariko se mwoka byarama, atakwigishije ijambo ry'Imana ngo ubanze ce bugufi, oya, iyo nzu ntayihari. Ariko ibyo nibyo muri kwishakira, ibyo nibyo muri gushaka, ariko ibi ntabwo ari byo by'ubugingo. Iby'ubugingo biri mu ijambo nyirizina. Ijambo niryo bugingo, kuko Yesu mu itangiro atubwira ngo jambo yahozeho, kandi ngo jambo yari kumwe n'Imana. Rero iri jambo ryabayeho mbere y'ukubaho, kandi iri jambo niryo ririmo buri kimwe cyose. Ariko iri jambo niryo dukizwa mu ibyaha, iri jambo niryo tuboneramo imbaraga, iri jambo niryo tuboneramo kubaho kw'iteka. Iri jambo niryo ribitse ubukire bufatika abandi badafite. Urashaka ko bagusengera bagusize ivu, urashaka ko bagusengera bagusize amavuta. Ayo mavuta uzi yaravuye hehe? Ibyo bagusiga uzi byaravuye hehe? Abantu benshi barimo baratongera abantu ibintu, imitongero yabo bakuye mu bapfumu, bakuye mu bakonikoni, mu bakozi ba Satani. Hanyuma izo mbaraga zikabazamo, namwe mukavuga ngo murakize, kandi ntabwo mukize, ahubwo ni izindi mbaraga babashyizemo, n'indi myuka mibi babashyizemo. Umuntu atakurambitseho inkoni ngo ntiwakira, umuntu atakurambitseho igitambaro ngo ntiwakira. Umenye ko ibyo ngibyo arimo gushyiramo ni imyuka mibi ya Satani. Izo ni imbaraga akoresha ubwo yacishije. Imana yo mu ijuru icyakora nidutabare, iduhe kumenya ibyo byose, iduhe kumenya ubwenge, hanyuma iduhishurire buri kimwe cyose. Ariko nawe icyo bigusabira gusaba kuba maso, ugasenga, kandi ugasengera Data mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Ndashaka ko twihuta dusomere andi magambo tugiye gusoma, dusanga dusomere Yesaya.
Yesaya 38, 37, 36, 36, 37. Yesaya 38, umurongo wa 36 n'uwa 37. Kaduswe mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 38 umurongo wa 37 na 67. Yesaya 38. kangahe? Isa 38. Somera umurongo wa mbere. Igene ndakubwira. Yesaya 38 umurongo waho wa mbere. Kugeza Soma ndakubwira aho ugeze. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Mose aramusanga aramubwira ati. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Mose aramusanga aramubwira ati. Uwiteka aravuze ngo. Uwiteka aravuze ngo. Tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati. Nuko Hezekiya ako kanya yerekera ivure atakambira Uwiteka aramubwira ati. Ndakwinginze Uwiteka. Ndakwinginze Uwiteka. Uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe. Uyu munsi wibuke neza ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe. N'umutima utunganye. Kandi nabikoraga ibyo ngibyo mfite n'umutima utunganye. Ngakora ibishimwa imbere yawe. Ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Nuko Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti. Maze ako kanya ijambo ry'Uwiteka rigaruka kuri Yesaya. Subirayo ubwire Hezekiya uti. Riti subirayo ubwire Hezekiya uti. Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti. Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti. Numvise gusenga kwawe. Numvise gusenga kwawe. Mbona n'amarira yawe. Hanyuma mbona n'amarira yawe. Kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakiza umwami wa Ashuri nzawurinda. Kandi nzagukizanya n'uyu murwa hanyuma mbakize umwami wa Ashuri. Nzawurinda. Uyu murwa wose nzawurinda. Iki nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye. Icyo ngicyo nicyo kimenyetso Uwiteka Imana guhaye. Gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo yavuze. Gihamya neza ko Uwiteka Imana azasohoza icyo yavuze. Rekeraho ngaho. Nimwakire ijambo ry'Imana. Tusomye aya magambo yanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Atubwira inkuru z'umugabo witwa Hezekiya ndetse wari umwami. Uyu nguyu ngo igihe kiragera umuhanuzi amutumwaho ngo aramubwira ngo narage iby'urugo rwe ndetse ibyo byose nabirege kuko agiye gutanga, igihe cye cyo gupfa kirageze. Ngo ariko ngo umuhanuzi ngo akimara kumubwira ibyo ngibyo, uyu nguyu ngo uyu muhanuzi ahita afata inzira yisubirirayo. Ako kanya Hezekiya nawe akimara kubyumva ngo ahita atakambira Imana, aca bugufi imbere y'Imana. Amaze guca bugufi Imana yumva gusenga kwe. Ariko uyu munsi barakubwira iby'ibyaha byawe nk'aho waciye bugufi, ahubwo ukanangira umutima. Ukanangira umutima
ahubwo ukarushaho gukora ibindi bibi, ukarushaho kujya kure y'Imana. Ariko ijambo ry'uyu munsi ryongeye kutwibutsa ko tugomba guca bugufi kugira ngo Imana natwe yibuke isezerano ryacu, yongere itugarukire, yongere itugarukeho. Nawe uyu munsi urimo uravuga ngo Mana nyongere iminsi yo kubaho, Mana icyama nkageza ejo hazaza, icyama ejo nkazagera kuri ibi, ariko nta guca bugufi ufite. Ariko Hezekiya we yaciye bugufi. Nawe icyo usabwa kugira ngo ubone ejo hazaza, icyo usabwa kugira ngo wongere usubire ku rufatiro neza, ni uguca bugufi, ntiwishyire hejuru. Hanyuma ngo ijwi Uwiteka yumva gutaka kwa Hezekiya, akimara kukumva ngo ako kanya ngo yongera asanga umuhanuzi Yesaya aramubwira ngo hindukira usubireyo ubwire Hezekiya ngo Imana yumvise gutaka kwawe. Hanyuma wowe se Imana irumva gutaka kwawe ite utarimo itakambira, utarimo uca bugufi? Ariko wowe wumva ko wakoze ibyo gukiranuka, wumve iri jambo, uzi ko uca bugufi imbere y'Imana, Imana yongeye yibutse gutakamba kwawe, Imana yongeye yibutse isezerano yagiranye nawe, isezerano Imana yagiranye nawe yongereho iminsi yawe yo kubaho kubera ko yumvise gutaka kwawe. Ahangaha ndabwira umuntu umaze igihe arwaye kanseri. Uyu nguyu yarivuje, yivuza mu Rwanda biranga, ndetse agera no hanze. Ariko naho byaranze, ariko uyu munsi Imana imugarutseho, yongeye kugirana isezerano nawe kubera ko yumvise gutaka kwe, yarebye gukiranuka kwe, yarebye imirimo ye. Uyu munsi Imana irambwiye ngo akira gukira iyi kanseri. Wowe warivuje ugera hanze, mu Rwanda byaranze, hurira n'indege, urira indege. Umaze kurira indege naho ujyaho ntacyo byatanze, ariko uyu munsi Imana ivuganye nanjye irambwira ngo nkubwire ngo yongere iminsi yo kubaho. Amazina yawe witwa Jean Marie Vianney, niko witwa, iryo ni izina rya Kristo. Hanyuma izina rya Kinyarwanda witwa Shumbusho. Imana yo mu ijuru igukirije kanseri umaze igihe wararwaye. Imana yo mu ijuru yigukirije, kandi ku minsi yawe yongeyeho, kubera yuko yakoze ibyo gukira, kubera ko wizeye, kubera ko wabaye mu ruhande rw'Imana. Amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi nikomeze ibishimire, mugubwe neza, kandi umugisha w'Imana nubomeho rwose. Hanyuma igice cya mbere cy'ikiganiro ndagisoreza ahangaha. Tugiye gukomeza n'igice cyawo cya kabiri. Iki gice cya kabiri ni ubutumwa bwihariye bureba abantu ngiye kuvuga. Ubu butumwa muraza kunyihanganira, ngiye kubutambutsa mu buryo buteye gutya. Urabanza udusomere amagambo nshaka ko dusoma. Dusomere kuva 17. Dusome ijambo ry'Imana kuva ibice 17 umurongo gera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini. Hanyuma iteraniro ryose ry'Abayisirayeli riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo. Baragenda bamara izindi ndaro zabo, kuko Uwiteka yabategetse.
nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo hanyuma babamba amahema yabo i Refidimu. nta mazi yo kunywa yari ahari. oya, aho hantu nta mazi yo kunywa yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose. Bakamubwira bati, hanyuma bakamubwira bati, duha amazi tunywe. Mose arababaza ati, aherako arababaza ati, murantonganyiriza iki? mu kintu gitumye muntonganya n'iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Kuki mugerageje Uwiteka? Abantu bagirirayo inyota bitotombera Mose. Abantu bagirirayo inyota barangije bitotombera Mose. Bati, niki cyatumye udukurira mu Egiputa? udukura mu Egiputa? Kugira ngo utwicishe inyota n'abana bacu. Kugira ngo wadukuye mu Egiputa kugira ngo utwicishe inyota twebwe n'abana bacu. N'amatungo yacu. Hamwe n'amatungo yacu. Mose atakira Uwiteka ati. Hanyuma Mose atakira Uwiteka ati, aba bantu ndabagenza nte? Bashigaje hato bakantera amabuye. hanyuma bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, Uwiteka arangije abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu jyane bamwe mu bakuru b'Abisiraheli. hanyuma ngo nyura imbere y'abantu bose ujyane bamwe mu bakuru b'Abisiraheli. Witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi. Nanjye ndahagarara imbere yawe. Hariya ku gitare cy'Ihorebu. Ukubite icyo gitare. Hanyuma ukubite icyo gitare. Amazi aravamo abantu bayanywe. Amazi arahita avamo abantu bayanywe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana. Aya magambo ndaza kuye nta kintu ndi buyavugeho, ariko aya magambo arajyana n'ubutumwa dufite ku gihugu cy'u Burundi. Nicyo dushaka kuvugaho kijyanye n'ubutumwa. Niho aya magambo agiye kuyakoresha. Hanyuma muraza kunyemerera dukoreshe ibimenyetso dufite kugira ngo mubashe kubyumva neza. Ubutumwa dufite ku gihugu cy'u Burundi nuko mu iyi minsi cyangwa se mu minsi igiye kuza, iki gihugu kigiye kuba nyabagendwa, iki gihugu kigiye kugira umutekano, iki gihugu kigiye kugira amahoro, iki gihugu kigiye kubona buri kimwe cyose cy'ubuzima gikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Iki gihugu kigiye kubonekamo ibyo mutari mufite muri iyi minsi. Iki gihugu kigiye kubonekamo esansi igiye kuboneka yari yarabuze, ibyo kurya bigiye kuboneka, kandi iki gihugu kigiye gukorerwamo imirimo itandukanye, ndetse buri muntu uwo ari we wese agiye kwifuza kuba muri iki gihugu, kuko iki gihugu kigiye gutera imbere mu buryo budasanzwe, mu buryo bwihuse kandi butunguye isi n'abantu bose. Hanyuma rero mpabwa aya magambo nahaye ko ndi bukoreshe ibikoresho ibingibi mfite. Muraza kumfasha kwihangana mu nkurikire. Murabona ibikoresho mfite. Aya ngaya ni amarineti, ndayashyiramo nyambare gutya. Aya ngaya akoreshwa mu bihe bigoye. Aya ngaya akoreshwa, aya marineti ntabwo ari aya abantu bajya barebera mu gihe cye barwaye amaso cyangwa se abarinda izuba. Aya ni amarineti akoreshwa abantu bari mu mazi bari koga. Aya marineti rero ahawe abantu bari kumwe n'umuntu witwa Dawudi, ndetse aya marineti ahawe Dawudi ari kumwe n'undi muntu witwa Gidiyoni. Aya marineti murahaye kugira ngo muyitwaze mw'ibi bihe bimeze gutya. Nimuca mu mazi
ntago muzarinda gusaba ubundi bufasha, kuko ubufasha murabufite, ubufasha murabubonye, Imana irabubahaye. Aya marineti azabafasha gukora buri kimwe cyose, muri mu rugendo, mugiye kwambuka inyanja, mugiye kunyura mu bibaya, mugiye kunyura mu misozi, niyo muzitwaza mureba, kuko aya ngaya afite ubudahangarwa bukumira ikintu cyose cyabasha kunyura ku maso. Aya ngaya niyo muhawe. Hanyuma rero aya marineti ndemaze kuyakuramo kuko yamaze gukora icyo agomba gukora. Hari ibindi mirimo igiye gukorerwa mu gihugu. Ibi ngibi ni amasupana mureba mfite, ndazana n'andi ngaya. dufite umunzani nguyu, biri byose ndajenze buri kimwe cyose nkivugeho. Uyu ni umunzani, iyi nayo n'indi supana nayo, iyi ngiyi buri kimwe cyose ndagenda nkivugaho, kugira ngo buri wese abashe kumva ndetse yumve n'umwanya agomba kuba arimo. Iyi nayo ni itoroshi, murayireba, uru ni urumuri. Iki gikoreshwa mu gihe hariho umwijima. Hanyuma iyi toroshi Dawudi wihawe kuyitwaza mu rugendo, haba nijoro nta kizakubuza kugenda, igihe umwijima uje nta kizakubuza kugenda. Hanyuma ni igikoresho uhawe cy'urumuri kigendanye n'ariya marineti twari tumaze kubona. Aya ngaya uzajya ugenda umurika nijoro, ni umucyo uhawe muri make kugira ngo ubone uko ugenda habona, ubone uko ugenda nta mwijima, ubone uko ugenda nta kigutangire, kandi ubashe no kureba ibiri imbere. Hanyuma rero ukigera mu gihugu, abantu bakimara kubona ko wageze mu gihugu, hari impinduka zigiye kuba ku buryo butandukanye. Uyu ni umunzani uvuga yuko mu gihugu hagiye kuba ubucuruzi bwagutse, ubucuruzi mpuzamahanga, mu gihe nta bwari buhari. Ukigera mu gihugu usabwe gutanga karibu, abantu bakaza bagacuruza, abagura bakabona ibyo bagura, buri kimwe cyose kikaboneka mu gihugu. Ibi ngibi rero, ibi ni ibikoresho bikoreshwa n'abantu bitwa abatekinisiye. Iki gikoreshwa mu bwubatsi, bakita tonaye, abantu bazinga ibyuma bitwa abaferayeri, ubwo bijyanye n'ibindi tudafite byitwa amanivo, byitwa amanyundo. Ni ukuvuga igihugu kigiye kubakwa mu buryo buteye ubwoba kandi giteye imbere byihuse kurusha uko cyari kimeze. Mu gihe gitoya iki gihugu kigiye kuba icyo kwifuzwa. Hanyuma nshishikariza n'abandi bantu babyifuza kujya kuba muri iki gihugu, mutangire mwake viza kuko igihe kirageze. Abajya gukora amamodoka, mujye gukora modoka, urufunguzo rukora imodoka, rukora za moto, rukora amagare, rukora za moteri. Rero muhawe uburenganzira bwo kujya muri iki gihugu, namwe ngo mukore buri kimwe cyose. Ndetse iyi nayo ni toronovisi, ikora ifunga amaburo, ndetse ariko iyi toronovisi hamwe n'iyi ngiyi zifite ubundi buryo bwihariye, kuko no mu mashanyarazi zikoramo. Ushobora rero buri murimo wose uragutse kandi urafunguwe, kugira ngo ibintu byose bigende neza, kandi mu gihe gitoya murabona ko ibintu bihindutse, murabona ko impinduka zibaye, ndetse n'isi igiye gutangara, itangajwe n'ibibaye mu gihe gitoya. Kandi wowe ijwi rirambwira ngo nkubwire, wowe wari warabaye insuzugurwa, wowe wari warabaye igicibwa, Imana irakugaruye kandi kugaruye mu gihugu. Ntabwo ukiri incibwa, nta nubwo ukiri insuzugurwa, ahubwo irakwamamaje kuva ku ntangiriro z'isi kugera aho isi ihereye. Rero ndumva ari ubwo butumwa nari mfite. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze ibishimire, ikomeze kubana namwe mu rugendo rwanyu rwa buri munsi. Mugire umugisha w'Imana. Amen. Urakoze cyane, nawe twifurije umugisha w'Imana mu byo ukora byose, kugira ngo Imana ikomeze kukwagura ku butumwa bwiza utambukije muri kano kanya. Ibyo byose Barundi
ururimi uri kuvuga bararwumva neza, barabasha kumva icyo ubashije kuvuga. Ariko se bacyumva bino bintu bakora iki byihutirwa kugira ngo ibyo bisohore? Ibimenyetso byose barabyumvise, babwiye gusenga, babwiye kwiriza ubusa inshuro nyinshi barabikoze. Rero n'ubundi umugambi ibintu byose tubigeraho uko twasenze, bakomeze basenga ariko banitegura cyane kurusha uko bari biteguye, kuko ibi ngibi biraje byihuse, ntabwo ari ibintu bitinze. Bagume mu mwanya neza cyane, aho bagume mu mwanya neza. Hari abantu benshi bakunda kwibaza ati se kubera iki François Imana ikunda kumutuma mu gihugu cy'u Burundi cyane? Ese u Burundi ni gusengera cyane ku buryo Imana yo gutuma buri munsi? Icyo ndagisubiza, ntabwo Imana ntabwo intuma mu Burundi cyane, no muri Kongo. Imana hari ibihugu byinshi yagiye intumaho. Ndabyibuka ikiganiro nigeze gusohora hano cyavuga kuri Amerika muri iyo minsi irashya. Cyo ntabwo cyari cy'i Burundi. Hari ikindi kiganiro nasohoye hano cyavugaga ko mu Burayi hagiye kubura umuriro. Ngira ngo ibyo byarabaye murabizi. Hari ikindi kiganiro nigeze kuvuga kivuga kuri Mozambique ko Imana igiye kwanyura igatanga amahoro. Uyu munsi wa none ibintu bimeze neza. Rero ntabwo ari Burundi gusa, hari n'ibintu agiye ntanga ku Rwanda. Ntabwo ari Burundi gusa. Kuki ubutumwa bwawe bwibanda ku bihugu byo hanze cyane? No kubera ikintu byosengera cyane? Ntabwo ari byo sengera cyane kurusha ibindi. Mu Rwanda urabyuka ko n'ubushize hari umuntu akuvuze ngo uriya n'umuhanuzi wa M23. Ndabizi mu Rwanda ntitukene Imana ko nta butumwa bwo mu Rwanda kujya kurishera ku rugo, nta butumwa bwo mu Rwanda tujya twumva utubwira. Ibyo nubitindeho cyane, kuko n'ubu ndafite wambwiye ko turi ndi inyenzi. Ndabizi ejo bundi yarabinyandikiye ku kiganiro natanze. Rero ntabwo mvuga ku Rwanda, ku bihugu byo hanze gusa. Ibihugu byose bivuga, ahubwo biterwa n'aho Imana yashatse ko ubwira abantu. Rero twe intego yanjye nabwiye ko mfite groupe yitwa abari mu rugendo rugana mu ijuru. Intego yacu ni ugusengera isi ngo ibone amahoro, ndetse cyane cyane by'umwihariko Afurika yacu kugira ngo itere imbere. Rero aho Imana itwerekeje iyo turi gusenga, ubwo niho ubutumwa iduha nyine naho ngaho. Urakoze cyane François. Akenshi iyo twumva ijambo Dawidi duhita twumvamo na Sawuli. Sawuli twagiye tumuvuga kenshi. Sawuli Imana iramushinja iki? Sawuli icyambere Sawuli Imana imushinja yagomeye Imana. Sawuli yagomeye Imana, hanyuma amaze kugomera Imana akora ibyangwa n'Uwiteka. Ari byo ngiye kuvuga. Sawuli cyambere yamennye amaraso y'inzirakarengane. Icyo ni icyambere. Sawuli ikindi cya kabiri yakoze, yigwijeho, yafashe iby'abandi abigira ibye. Ibyo ni by'Imana iri kumureka, nibyo bituma Imana imuca ku ngoma. Ese ko Imana ari urukundo kandi ari Imana y'inyembabazi, kuki itababarira Sawuli ngo ngeraho umuntu muzima? Ku mutima wa Sawuli iwufite mu biganza, kuki ishaka ko apfa kandi Imana ari inyembabazi? Aho nubivuga gutyo Imana ntituzayitakariza icyizere kuri bana ku butoni. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Itungo wamaze kumva ijambo Yesaya ijwi rimugezeho ngo aragibye, yarahindukiye agarukira Imana aca bugufi. Hanyuma ariko Sawuli uyu nguyu yabwiwe kenshi ngo ace bugufi, ntabwo yigeze aca bugufi. Azize ko atigeze aca bugufi, nicyo azize. Iyo aza kuba araciye bugufi, Imana yamwingingiye kenshi, yarabanza iramutereta, iramuhendahenda, itanga ibimenyetso kugeza ubwo ivuze ngo nta kindi kimenyetso nzongera kuguha. Iyo uvuze Sawuli muri icyo gihugu twumva hari igihugu ukunda kuvuga cyane ngo Sawuli, ubwo niyo turi kuvuga ngo ese niwe wacumiye ku isi yose ko ari we wibandaho cyane, cyangwa mfite icyo mupfa? Ntacyo mpfa nawe, ntanzi nanjye simuzi. Uzi ngo se buriya Abayisiraheli bajya guhungira mu gihugu, bajya mu Egiputa, Imana ikayirivuga ngo mugende ngo nzamunangira umutima, ngo ndetse ngo azabakurikira kugeza gupfa. Ugira ngo hari indi mpamvu yabiteye? Ni ukubera yuko hari ibyo Imana igomba gukora kugira ngo isoze isezerano yabwiye umuntu. Byanga bikunda isezerano ryawe ntaho rizajya, nta naho uzaricikira, n'iryanjye ntaho rizajya, ntaho nzaricikira. None muhanuzi w'Imana, yego, Bibiliya itubwira ko kwigira ku birenge by'abatubanjirije. Yego. Ubwo Sawuli Imana yari imaze kumugaya, Yego, yakoresheje Samweli arabimubwira.
nawe wenda tushatse twakwita Samweli uno munsi, ariko Samweli ntabwo yigeze ajya ngo afate mikoro agenda kuri radiyo, ariko wowe kuki wo Sawuli cyangwa utamusanga ngo wimwibwire niba ari Imana igutumye? Ari ikintu mugomba gutandukanya kiriya gihe n'iki ngiki. Kiriya gihe ibi binyamakuru byanyu byari bitaramamara, kandi Sawuli na Samweli bari mu gihugu kimwe. None ubu ngubu icya mbere imipaka irafunze, ntabwo nakwambuka ngo ngereyo, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, urugendo rurimo ni rurerure cyane. Kuki wumva yuko Imana yagutumye itagwa n'ubushobozi bwo kwambuka ngo ujye kumureba? Ibyo birashoboka. Nubwo gucyo ko ari kure, tureta twita Imana inyantege. Imana ntabwo ari inyantege nke, ikibanza ukimenya. Kuki rero wumva ko itagutuma ngo ujyeyo, itagwayo matike, itaca inzira ngo ujyeyo, ukumva yuko uzabushisha kuri social media, kandi ugomba kujya ukajya kwibona na Sawuli? Tukwise Samweli w'uyu munsi. Bugomba kuwaca kugira ngo abantu bose babyumve, niba bimenye bamenye kugira neza kw'Imana, babone imbaraga z'Imana. Ibi turabizi, barabikurikira cyane, barabikurikira, ndetse niba abantu bayimenya bwa mbere. Rero ibi ngibi Imana iba yashatse kugira ngo buri wese uzumva ibi bintu azamenye imbaraga z'Imana, azamenye kugira neza kw'Imana, azamenye gukora kw'Imana nyakuri. Niyo mpamvu biba byaciye ku karuba n'Imana, niyo mpamvu Imana yashyize social media kugira ngo zitambutse ibi bintu. Ese kuri guhanura kwibanda cyane mu bihugu byo hanze, ukenda cyane mu bihugu bya Amerika, aho tuyeho n'ishyashya? Navuze kenshi u Rwanda naruvuzeho, ndumva nta kiganiro cyinshi nagiye ntanga navuze no ku Rwanda. Hanyuma ibyo navuze mubitegereze, mubirindire kugeza isezerano ryabyo rigeze. Ese uwo Dawidi uba uri kuvuga yaba abahehe? Igihugu arimo ntabwo nakivuga, ariko urahazi. Ibyo ni ibanga ryanjye. Umuntu uyu munsi ushobora kugufata nk'umuhanuzi umeze ngo ndi wamusubiza ngo iki? Ubundi na Yesu yaje muwe ntabwo bamumenye. Na Yesu yaraje abana n'abigishwa be, abana n'abanakora ibitangaza, ariko muri bo nta numwe wigeze amumenya. Reka tugushimire François, reka tugushimire. Ibindi bibazo bifuza kubaza twandikiye muri comment tuzabikoza ubutaha. Nta kibazo rwose. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro igumugisha François. Namwe Imana y'amahoro nibaho umugisha. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, uraduha nimero za telefone udusengere n'Imana. Nimero murayizi, yego ndareka nyivuge, yenda hari ushobora kuba agiye gukurikira ikiganiro, ariko nimero ntigeze ihinduka, ni 788 24 79 09 na 78 78 76 238. Izo nimero ushobora kunshakira ukambona. Dusengere Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, tugushimiye kujya neza kwawe, tugushimiye bazi n'urukundo rwawe, tugushimiye kuri Imana ivuga bikabigategeka bigakomera. Hanyuma uyu mwanya rero tugushimiye ko unatwemere ko tukubera igikoresho kwawe, utambukije ubutumwa bwawe. Hanyuma mwami mwiza n'ubushyigikire kandi ubuye kwamamara. Hanyuma ntibe uko dushaka, ahubwo wowe bibe uko ushaka, kuko ibyo ushaka kuri twe ni ibyiza gusa, n'umugambi wawe ni mugari kuri twebwe. Hanyuma rero nusoze byose kandi ubisoze gukiranuka kwawe, mu izina rya Yesu, amen.